ibintu byose biri mu isi icyo gihe utangira kubibona bigusunika bikujyana kuri vision bikebura bigarura. Umugabo nabonye wakoze video avuga ngo yabwiye Imana ngo najya areba ngo bitayihesha cyobero ngo igikebura umushetse. Iyo wamaze kuba umwe na vision yawe iragukebura, ujya kugura amabyeri y'amafuta yawe tikaruka gutya mwana ave wajya kujya mu bagore bate shaka ufite vision yo kuzaba umwantrepreneur, wahatera uyu mugore inda cyangwa akagutera sida, vision igakugaba. Muraho umuntu ugiye kubasuhuza mbifuriza ikaze ku biganiro byacu by'ijoro rito Family Show, aho tuganira ibiganiro bitandukanye byose bigamije kugira ngo umuryango wacu ube mwiza, umuryango wacu ube munezero, ube ibyishimo. Uyu munsi rero tumaze iminsi rero tuganira byo kujyana intego, byo guharanira kugera ku ntego wiyemeje. Uyu munsi by'amateori byavuyemo nje kubabwira uburyo wamaze kujyana intego iguhamagara cyangwa nawe ugaharanira kuyigeraho. Njyangu titre numvaga ndibuze kwitanga porte clé yatumye ngura imodoka. Porte clé yatumye ngura imodoka guterera. Nari maze igihe numva hageze ko ntunga imodoka. Fanyira umwana najyaga ndeba amahirwe na papa yarayitunze, aya numva rwose nanjye ninkura nzatunga. Arakantu njya nkunda kubwira Dudu ahubwo nkiri umujene ukunumvaga igihe nzaba ntunze imodoka nzanyigendamo mfite natema agaparufe kamemo nk'abajene bose, nashyizeho utubiswi, nashifitemo utubiswi utuntu tw'udutofe, uriye nkura n'umuntu namuhari ifite nkaba nagira cyane numvaga nzajya nkwifashisha nanatereta. ahubwo nyuma naje kugira amahirwe ngo imodoka naramaze kumenyana na Dudu, twaramaze no kwemeranya kubana. So kubera ko numvaga rero nzatunga imodoka, igihe kimaze kugera numva ntangiye kugera igihe cyo gusingira gutunga imodoka, natangiye kujya mbiganiriza abantu. Gihembwa icyo gihe ngira ngo nahembwaga nk'ibihumbi 280, ariko nkumva harageze ko ntunga imodoka. Nangije abantu twakoranaga ntangira kubabwira. So impamvu kubera uburyo nabivugaga numva ndi convinced no wango vision board ubwo nayo nagakoze wenda nzayibaganiriza mbere kiyo mfite ubu ngubu, nubwo bajya bango nta usangiza abantu inzozi zari ko genzazo basangiza kugira ngo umunsi zizagerwaho. Ababidebekeye cyangwa bifashe nka hari ibintu by'ibigambo bazabone yuko ibyo navugaga byari. So icyo gihe nubwo na vision board nari mfite hari uko ngomba gutunga imodoka. Abantu rero ntangira kubivuga, abantu baza kuba convinced. Umuntu twabanaga muri akoranaga ku kazi yari umustagiaire, arangati atukuntu ushaka imodoka ndabona ugiye no kuyitunga. Icyo ni icyambere. Uvuga ngo iyo wamaze kwishyiramo ikintu, wamaze gushushanya dream, wamaze kumva ufite inzozi, ugomba kuba convinced wowe bikagera naho n'abandi bantu baba convinced ko ibyo bintu ugiye kubigera. Amaze kubana ngo rero vije kwako nta kintu sinakugurira ipine, sinakugurira assurance. Ariko arana nagiye mu kigo ngiye muri visite y'akazi, bampa agaporte keza cyane bimwe batanga bya promotional material. Arangati ngiye kukaguha umunsi uzagura imodoka, umbabarire iyo porte clara uzashyiraho ko ntacyo. Bantangiye kujya muri mood. Marerezo micyo gihe ngira ngo urufunguzo rw'icyumba cyanjye menya rwari rumwe narusigaga mu rugo. Iyo porte clara nayo maranya amezi yari maye mu kwezi kwa gatanu kwa 2009. Nyimara na mezi abiri nta kintu kiriho, ariko najya ahantu aho ndi gwana n'umuntu yasohora ko ntake nyangarambika porte clara aho ngaho mu mutwe wanjye mba ndimo kubwira ubwonko ngo ya modoka iraje. Icyaje kuba ni ikirere kubera uburyo wamaze kuba convinced, ibiganiro byawe birahinduka. Utangira kuganira n'abantu bose utari ko uri iyi modoka nziza umuntu agura ni iyi, ese amafaranga igura nayaye, ugatangira no kuyasevinga. Abantu bishite baranga television, niba ugiye kugura imodoka ugomba kugura imodoka iciriritse itazaguhenda, uzatangiraho kwiga none nyuma ukazagura yisumbuye.
amakuru mba ndayabitse hangira no gusevinga mu make noneho abantu b'inshuti bagatangira kujya banakurangira ntabwo bazi ko ufite amafaranga ariko ko ukuntu babona vision uyirimo neza bakaba ati nyamara kana gafite reka rero nzajya gusura umuntu inshuti yanjye yabaga mu ntara ngiyeyo turaganira ya vision indi mu bya bitekerezo bikwa guhamagara yantu njye mbyita guhamagara ya modoka ngeze mu rugo turabiganira ambwa atari ko mfite imodoka hano wazanshakira umukiriya ntabwo rero dijijisha hasi nzakushakira umukiriya abana kanze nzabanze mbaze nifata amafoto nyamanuka ni Kigali ngeze Kigali abajyama bo twaganiraga ndayibereka barambwa ati Vigile ko wari umaze igihe usaba uvuga imodoka wahereye kuri iyi ngiyi ntuka zagenda wimprovinga buhoro buhoro hamagara wa mushuti wanjye se urashaka ngaye turaciririkanya bigwa hafi muri miliyoni n'ibihumbi n'ijana hari bigwe muri miliyoni n'ibihumbi ijana oya naramuhamagaye mu bazanye si imodoka wayo zangaye turacirikanya bigera muri iyo miliyoni n'ijana ntabwo asishaho ko natangiye gusevingira imodoka ariko uyu munsi nkaba ntarayabona bigenze arambwira ati mva uri umuntu wanjye ni n'umuntu inshuti yanjye cyane arambwira ati wowe zanayo ufite uyu munsi noneho nguha imodoka uzagenda unyishyura buhoro buhoro kugira ngo ejo none ejo uzayarye kandi wayapangiye kugura imodoka urumva ya dream yanjye za nzozi ziri kugenda zibungabunga zinkurura zinjyana ku cyo nifuza bandamanutse ndagiye ndayisuye corona nubwo nyanyita kubongo ariko muri icyo gihe kuri ngiye yari nka V8 so ndayisuye nayibonye imbere kuko nubundi njya kumusura ariyo twagendagamo ndagenda ndayisura ngenda mfite inote yanjye ya 350 hamwe rero amafaranga ngaya ubwo ayandi nzagenda nyagwa borobo nanaho twigize twandika ndamuhereje harabanje nguriyemo akantu ko kwifelicita nk'umuntu beje mu ruhando rw'abakire arangije arambwira ati noneho imodoka menya yari maze nk'igihe assurance hari yashize nara essence irimo ntabwo se ko suyi Kigali niba nta assurance bashobora kumfata niba nta essence sindi bugende arambwira ati humura yo ati reka nakugurize ahita nguriza 40 muri yandi tugura assurance menya ya veni mwitamo essence ya veni ari ntarabona permis hamagara umuntu ushite yanjye nawe wa hafi ave Kigali ansanga Musanze amakorosi ya Buranga nyamanukara ntwaye imodoka wenda uwo uyango mitena nakomerezaho nuko umuntu ushite yanjye yanyigishije nk'iminsi nk'itatu anyereka ukuntu bakata n'iki muri iyo minsi mba nangiye no gushakisha permis ko nari mfite provisoire rimwe na rimwe tukajya tujyana akaba turi kumwe bakamera nk'uri kumenyereza ko biremewe nyuma y'icyumweru nari nabaye umuntu rwose umenyera imodoka nanjye navuye mu mubare w'abadatunze imodoka nagiye mu mubare w'abatunze imodoka wenda ubutaha nzababwira uburyo nagiye mva kuri kamwe njya gukandi ariko icyo nashaka kubabwira principe nashaka kubabwira babwira uburyo Porotecre yatumye ngura imodoka nuko niba ufite intumbero niba ufite ikintu wishyizeho tangira ubeho nkaho gihari tangira ukiganire ntiwamenyesha kukiganira niba ufite gahunda yo kugura ikibanza ahantu bicaye niba uri kuganira n'abantu ushobora gusanga mu bantu muri kuganira harimo abakomisiyoneri ushobora gusanga harimo umuntu ufite icyo kibanza ukeneye kukigurisha kugira ngo agure imodoka ushobora gusanga umeze nk'uwo mushuti wanjye nawe muganirije ndi kumwana ko numva nshaka kugura imodoka arambwira ati se ko iyo nari mfite numva nanjye nshaka kuyivaho nkava kuri A nkajya kuri B sinayigwa ati zana bumpaye make so niba ufite intumbero niba ufite vision abantu basenga nibo babivuga neza bavuga ngo kwizera ni ukubona ibintu bidahari nk'ibihari jewe ntekerekana namusuhuze rwose kerere mushuti wanjye aho ari hakurya kwa Oncle Sam akimara kumiyo Porotecre jewe nahise numva imodoka yatangiye kuza ntangira kuyegera sinari nzi marike yayo ko nari ntarasetinga marike abazi inshuti zanjye bazi ko njya nkunda kuvuga V8 umunsi nzayigura nzakora ikiganiro nkirinkinge n'iki ngiki babwire ni nari narabivuze wowe uyu munsi vision yawe ni kuri dream card yawe kuri vision board yawe hariho iki
ese uyu munsi kuko niba uri gutekereza ikibanza uyu utangiye kubaho nk'utekereza kugura ikibanza ujya mu kabari watangira kunywa ibintu tukiri abasore twagiraga tukarushanwa kugura turune cyangwa uguze turune y'ibihumbi 30 kugira gusa ngo wiyemeze kuba ariko iyo bamaze gutekereza kugura ikibanza ntabwo wagura turune y'ibihumbi 30 cyo turimo gusereburaho waba wabatirishi wabatizwe cyangwa uvuye nko kubona promotion ku kazi cyangwa bakongeza ubushaka ariko just from nowhere wakane wicaye mu bantu kubera yuko kanaka guze turune wenda yamaze no gusenya no guhaga cyangwa aranavuye guturitsa wenda komisiyo wabati asuzugu nawe ukagura turune iyo wamaze gufata vision yawe urimo kujya ugendana nayo wajya mu misu ugasenga uvuga vision waba uri kuganira n'abantu ukajya uba bareba mu vision bati uyu nguyu yamfasha gute kugira ngo ngere kuri vision yawe niba ari imodoka niba ari ikibanza niba ari ukwiga ibi bintu ibintu byose biri mu isi cyo gihe utangira kubibona bigusunika bikujyana kuri vision bikebura bigarura mugabo nabonye wakoze video avuga ngo yabwiye Imana ngo najya areba ngo bitayiheshe cyobero ngo igikebura umushetse iyo wamaze kuba umwe na vision yawe iragukebura ujya kugura amabyeri y'amafuta yawe tikaruka gutya mwana ave wajya kujya mu bagore bate shaka ufite vision yo kuzaba umwantrepreneur wahatera umugore inda cyangwa akagutera sida vision igakugaba so icyo nashaka kuvuga rero ni kimwe ndabanza gushimira akarere wangize n'ikizera kama portekere ntaragura n'ipine bikarangira nguze imodoka ngira ngo nagize amahirwe nyigura tukiri kumwe arayibona icya kabiri ni ukuvuga ngo niba nta vision ufite banza wihereje niba uyifite kandi tangira wowe nayo mu bumwe umuntu ari umufana wa Rayon Sport yagiye kugura imyenda akenshi areba imyenda y'ubururu n'umwe biragoye kubona umufana wa Rayon Sport wagiye ku Gisozi mu isoko ry'imyenda ngo agure umwenda w'umukara n'umwe kuko ravuga ngo hari igihe nshobora kuzawambara ngahura n'abandi bafana ba Rayon tukagira so wowe wambaye vision ya imyitwarire yawe iragaragaza vision so if you don't have a vision have one if you have a vision live by your vision ubaho nk'umuntu uri muri iyo ntumbero byarebye uyu munsi akomeza kwifuriza kugira ibihe byiza utarakanda subscribe kandi subscribe shiraho nakazogera ibiganiro bigiye kujya biza ari byinshi kandi biryoshye bizajya bibageraho uko tubishyizeho ciao bye